we soso hano oya umviriza nkubwiza ukuri jebe ibintu ndabihaze ko buri munsi saa 5 y'ijoro ntahiraho inubindira hano siba oya wimbira ubwo burabwe ngo hanuracumbitse uziko hanuracumbitse ntabwo ariko nibwo cumbitse wese uranshinzwe wowe uranshinzwe ngira mama ari hehe hasoni mama soso vuga cyane akagukurebe akuzi ko hano tugucumbikiye wambara nk'indaya ngomba kwambara uko nshatse hano ni kwa papa usigaye n'inzoga wowe kanywe nzobyo birakureba hasoni umva nkubwire ndakwiyamye nundi munsi ujye ureba ibikureba hano uracumbitse hano uracumbitse ariko ntabwo ndomuzamu kandi runo rugo ndufitemo ijambo ijana kurindi shaka utangiye kwigira inda wasohoka mukagenda uri kumva wangegera wowe uranyubaha uko nazi no saha si kwapa kandi sije bakurindishije aho mvunikiye aha kwirebo sije bafata wabonye ko nta bici udakangura gasaki yambe ndagomba kubibwira muzeyi yuko ananiranye wowe kabwirwa murumbika kandi umva nkubwira nagukubita wowe mereza unkubita si cyano ni kwaso hano ni kwaso nawe nubwo ari ko ntacu mu mari tuziba nawe sha umva iyo ndiyo ndakubwije kuri ukazoramuka uyitwaye wowe nutayiruka saza yikurutse ariko se basi hano babaye deberi saa 5 y'ijoro nicaye mutegereje kugira ngo nginge sinawe mbikubwira kuva vuga wicaye igigere nyene umubwira amasaha utahiye nawe gabanya umunwa tekereza ganutse ngo ndindaye basi jana nase kujyanga kugira ngo ndamurinde basi niko soso ubu ni sanga ariko mama tekereza kambwiye uyu amnutse ngo ndindaye kubera icyo uzana abantu muri runo rugo bansuzugura niko pasi hari umunsi rumwe yize nkurindisha soso kuvajya muri runo rugo arambye ngo naza kwagira ngo bitenyinga ukigasera kwitubuna ndabihuriye he kurataje yasinze listen ntabwo ibyo bintu bikureba uyu ni umwana wanjye ikintu cyose yakora nakirengera nka nyina ingaruka zose zabaho nazirengera nka nyina atwaye inda ntabwo we wamurerera ariko giye namurerera ntabwo ibyo bikureba ariko rero je naragize icyo kibazo reba sinamba bani umunwa we singushaka ku mwana wanjye nubyara umwana wawe uzamuye kondisi zose ushaka icyo cyekere kibondo ugiye gutuma umwana arara atukuye amaso utuma adasinzira neza abyuka yarwaye umutwe ko yanyoye inzoga ntabwo ibyo bintu bikureba wazimuguriye se uri umwana wanjye umwe rukumbi ikinege nta muntu n'umwe ufite uburenganzira ku isi bwo kukuvuga cecekere twabwiye papa cecekere ndabiryamye ntabwo se uri burye hasi nzongera kumva n'umunsi umwe kibakweye na soso tuzahita ureba ibikureba nashaka azaje genda arareyo nyine ureba gahunda zawe weekend ikindi kintu ashaka sishaka kuzamvuga ngo nawe uvuge kiyuja mve imbere mva mu maso ihute se samuramo ntabwo kigomba sangira stress zisi nayo ashyanga ntabwo umwana wanjye wima ese umubona nubwo ushobora kumbaza ikintu uhita umbaza cyonyine ni ukukohereza amafaranga nubwo wanambaza n'amakuru nubwo wanambaza n'uko ameze hasi ndabona akazi nimara kubona amafaranga nzayakohereza wowe wihangayika rwose nyine ndiyeranja ariko ihanganye ndetse ko amafaranga yabo n'ayanjye mama reka basi tubyihore nta kibazo
ndi gushakisha akazi nkabura neza koza amafaranga. So Fanny, ndi mwavuganaga? Umva ni mama, sinzi nimba ariko abandi babyeyi bameze. Mama anesha umutwe, mama nta kintu nshobora gukora cyiza ngo acyumve, mama nyine aba yumva. Mbese mwavuganaga ntumva ufite ako gahinda utameze neza? Mbabwiye ni mama ngiye yaranshanze pe. Mama nta kintu cyiza namukorera ngo cyishimire, naba natsinze, naba natsinzwe, naba nagize ibuze nyine arimo kuza amafaranga ariko ndazi kuyashaka pe n'imubwiye ko dushaka akazi. None se gusaba amafaranga azi ko ufite akazi? Shini mwanjye sinzi menya atameze nk'andi babyeyi yaraturutse ku kindi kintu. Okay, wenda reka tubyumve ko wenda umubyeyi wo mu cyaro umwana ari mu mujyi aba yumva ko afite amafaranga, ariko se kuvugana nawe numva wishimye nyine ko mbona uko ubyeyi numva utameze neza, amaganya ari yose. Nzamara indongo uzabibona se ageze azaza agize hano se uzabibona. Oya, njye namaze kubibona ko mama watoroshye. Namaze kubona ko mama wawe ari undi muntu. muri uru Rwanda aho ushaka ko tuzamara ni kubona kumwe nawe time nawe ndabizi nawe ako si ubona wowe ibintu aribyo koko ubona warasera n'uwo wahe murimo muvuga ako James mwana wanjye koko ibyo byose wabyumvise none sinari magaza sinabishaka ese wavugaga ko sinabyumvaga none usigaye unyumvise nabikoze nahagaze ahangaha sinako sinari mwumvirije nari nihagarariye ahangaha gusa numva waheze muri tuzahura ryari ndagukumbuye bikene ariko si koko ejo bundi kumwe na Diane none ngo Nora ejo bundi wari kumwe na Amora Anita nande aho bose ni amazina yagiye anyura mu matwi none akusubira wanjye kuko kumaze kuba mu washyize mu gaciro niba urukubaka ukagumana n'umwe niba urabikagira inzira igihe cyose gishize abangana ubone ko nyibutse ariko mwana wanjye ndagukunda buri gihe cyose mbamara igihe cyose no kuri mbamara nuko ibintu byose mbamari mbamora kugira inama mbamora gusengera biriya byose mbamora utekereza ko ntabwo ariko no kuri ndagukunda akona nakwitaho sibyo ngo Yesu kuri ngiye kukwiyamba ubwa mbere n'ubwa nyuma ibintu byawe by'amasengesho byo mu byumba by'ibiki byose ntusabiza umuhungu wanjye uri kubyumva neza nk'uko wamwumvirizaga nanjye nakumvirije uburozi uri gushaka kumuhereza kuko nubwo wanyumvirije kuva kare kose kuva ibyo navuganye n'uyu mwana ntabwo namubwiraga nabi ndabyemera ntamubwiraga nabi ariko ntamubwiraga neza ko nta kintu kizima wamubwiraga ariko guhanura umwana ni bibi umuhanura iki se muzanaho ibyo bintu by'amasengesho yanyu ese ubundi wowe mu gihe cyose wagiremo yakumariye iki ntabwo ariyo yonyine navuze wavuze iki kindi se namubwiraga inama yo kwitwara neza kwitwara neza umuntu ungana gutya ugiye kumugira ibyo utamubwiye akiri muri materineri ntubimubwire muri segonderi ntumubwire muri universite ugiye kubimubwira none agiye gusaza aho hose nagiye mubwira ibyari bikwiranye n'ikigero cye aho muri mbona mubwira ibigeze ibingana nawe ageze kandi rega ngende umubyeyi uyu ni imfura yanjye none ngiye ntabwo ndamutse erega nawe mugabo mwiza nubwo mbona wahindutse wabaye ukundi kuntu urabizwe ntari umugore mubi se wowe ntabwo najyaga nkugira inama kandi zikagira umumaro ubu se bwo uretse ko wanze kuntega amatwi ubu nibwo ubona adafite ibitekerezo bizima byakubaka fungura amatwi ndakumva neza kandi ibyo ngiye kukubwira nta kindi kintu wemerewe kurenzaho kuko nta n'ikintu nanjye kintu ndi bukubwira uribeshye gato ugatuma hari ikindi kintu ndi bukubwira urabibona ibyo wamubwiye byose nabyumvise kandi wakoze nimba ari n'uburozi bari baguhaye ngo uze kumuha muri abo barokore bawirirwamo muri aya masengesho yawe wirirwamo ntabwo uyu nguyu ari uwo kurogwa n'ibyo bintu byawirirwamo nakubwiye ngo nta jambo ryawe nshaka akoze ubundi burozi wabukuye hehe uburozi nakubwiye ngo nta jambo ryawe nshaka ntabwo nabyemera uburozi se njye natanze
ko nta burozi namuhaye n'ubundi uwo mu nzu uwo mugore wo mu nzu are ko nta burozi akiri muto ubure ko agiye kumuruga ugiye kuri sister ikintu ngwaye hano ni kwibaraza ndi mu rugo Arashaka hari icyo bitwaye uri umugore wo mu nzu hano ni mu rugo ariko uri umugore wo mu nzu please imigambo yaratangiye kukuzana ufite ibyawe wibereyemo ufite aho wiriwe atangiye kukuzanamo ibindi bimwe n'ibiki ibibazo dati bigiraho ibintu byinshi cyane bigiraho kumvuga reba inama zose wirirwamo imbere y'abayobozi imbere y'abashoramari sibyo nta na hamwe bari bambara raporo bavuga ngo umwana wawe nta kigenda ngaraje agiye umuntu wirirwa hano ku ntebe wirirwa kuri televiziyo ari kureba ari guhindura amasheni agira ngo n'ugiye kugina izihiza reka buriya yaranyaje uriya nzi ko na miliyoni 10 uzimuhaye kuzijara byamubera byamucanga niyo wamuhisha mukorera stoke hariya ubona induru zivuga thank you so much ntabakereje bazitegura kuki buri gihe ushaka kunsebya kotesi muri ibi bintu wambaye nambaye neza ariko iki ibi bintu ni neza rero sisi wambwiye ngo nzajya nambara imyenda nk'iyi ndekwe itagaragaza uko nteye iyi ngiyi yo mu gikoni turakumvikana nta bitenge byiza nakugura barabinguriye genda ubishyiremo usujya ngo duhinguka kwa Alex ariko kureba acisha mwisha avuga ngo urebe ukuntu umugabo yambaye reba n'ukuntu umugore yambaye reba abana bacu ukuntu bambaye wareze urukazi wambaye ibintu nk'ibyo ngibyo none se ko wanguriye byinshi nambara igisa gute ndakubwiye ngo usubire wambaye ibintu niwo byambaye se sinambaye neza ngo iminota 3 ntabwo aba ku muhanda kuko utanagaragara neza mu bandi sibyo impamvu bamubwiriye hejuru nuko akenshi ndabimubwira ntashaka kubyumva urakumva kumva ngo ndamubangamira ngo ndagira gute ejo nawe nushaka umugore uzashaka kumuheshisha umugore yambaye neza bigaragaza ko n'umugabo amufashe neza bigaragaza amafaranga y'umugabo ntabwo amafaranga bazagaragara kuri iyi myenda wambara azagaragarira ku by'umugore wawe yambaye turakumvikana yes reba uko mwambaye reba uko wambaye sibyo uko duhagaze gutya byibuze ari 600 twambaye rero umugore agiye kuza yambaye 10 ariko ugiye kuvugana sukamera nabonaga bidakari no yabindi papa ari kuvugana voilà yes magnifique tu vois wow chérie wambaye neza mukuruzi ngo uriya ni ukuri wambaye neza mami urabere aha tugiye twagenze amasaha none n'uri gutwara gake ku buzima bwacu rwose Bajya ngo umuntu rero adasomye bamushitse. umva wasomye ndasomye Nasundi Alex ntarajya kurenda jya mumbwire ibanga riri muri mwabaye kuva na kera urabizi niyo wamagana ibanga riri iyi wenyine narayikunze ku buryo naho nageze muri Amerika nasanze nabo umva ndakomeza ndagasoma rwose noneho iri banga kandi kugira ngo nabo kurya iyi wenyine ituma umuntu adasaza vuba nawe ubu niyo tuzi mpamvu uzobona n'umurane ubutake itoto abo mukomeze musuku kutanywa sha Samu ko atari ajye
keretse wambaye amazi nawe ajya akunda kumufata rero ushaka niyo bashakira amazi amazi ntabwo ijyamo akawayini ajya okay aranywa rimwe na rimwe ariko umuhungu wawe akanywa amazi hamagaramo bamwibye bari Peter barira mumenya se we bani ubwo nyine narebye no mubwire shobora nari ko ndi kubaza yibese mwana wagendaga kura gutyo tu tuza mu ngere yarakuze arasa na papa we ntabwo wari wabibona nawe yabaye mwiza cyane ngira ngo Peter ubise ko ntamumenye umuhungu wawe uruha cyane ko twamutoje makuru ngo ugenda umuzana amazi ku musore ni wo muri famiye ntubwire wibuka kera tukiri ababiri umugore we tukareka Chantal ndamubona umusore gutyo ukuntu kamwe yabyaye abahano uyu ni umwana wa Chantal umukobwa mwiza rwose ngira ngo urabona ko yego soso yabaye iyi famiye ariko nyine ari umukobwa wa ni abacuti bacu cyane we yitwa Vanilla amazina muri abantu bana ari kwitwa muri iki gihe uyu ni wo muryango tugira w'inshuti magana Vanilla makuru mwiza ufite imyaka ingana ufite akazi ariko ndifuza kuzaba okay ntacyo baraza kubaza Vanilla uzadusure ma iyo azabasura bugiye tuganire azazana soso basure azaza basure urazusura n'umwana mwiza aritonda cyane iyi rero mwiza afite n'ukuntu atereza soso amasomo rero nta gituma abana bazibona ko basura imiryango kubera ko abana basiye batangira kwiga bakiri batoya bagakomeza biga neza ugasanga biragoye soso umuryango rero umuryango ni inshuti yacu uzabwire barayi umuryango byaba ikintu mba nibajije ngombwa muri vision yiwe rwanda ndashaka umunyamitezo sinzi irimo mwari kumubitekerezaho mukibaza impamvu reka ari bagunda umutindaro utarya se kuki wavuga umutindaro utarya kuko bayishwe n'inzara buriya rero iwabo kubera ko ntabwo bigeze bambara ni mu cyaro urumva ntabwo ibintu bazi noneho yageze mu mujyi araza asanga abantu barimo barambara imyenda myiza noneho avuga ngo ndashaka umunyamideli nyine ujya no kumutera kuvuga ngo uwo mudeli nk'udodera ni uwuhe akazaba umutayeri nyine ya soso urumva uzaba iki umukobwa wa papa yazaba dogita ntuzaba umutayeri soso ni umuhanga ni umukobwa mwiza yahisemo neza ashaka kuba dogiteri umwana wa papa umukobwa wa papa rwose umwana wa papa aho ndi hose tuba turi kumwe nawe ariko mfite nashaka kubaza njyewe ndakunda umunyamideli ari umukobwa w'umugore muremure uteye neza wumutse sinzi no nkeka ko ariko ntudusige turatahana ndahari n'amazi reka bagiye hanze mvuze ku kibazo warubajije nkeka ko iyo ngiyo ari imyumvire ishaje ni imyumvire ishaje kuko ni nka kwa kundi bavuga ngo abacuruzi bose bagomba kuba babyibushye cyangwa ngo ubaye umuyobozi wese agomba kuziguha akazana inda akagira gute ibyo ibintu bya kera ibyo none reka tuba tumugake urabona se bizinesi zimeze gute biranantangaje kuba umbajije ikibazo kandi bizi ko bizinesi yanjye ni impanga n'iyawe ni impanga ariko ngewe aho ntari mbere cyane mu Rwanda urumva hari amakuru ntarinzi hari ibyo narinzi hari ibyo ntarinzi kuri aka kanya kubera ko turi kubona amasoko menshi nanakwemeza ko
amasoko muri bino bihugu byacu mu biyaga bigari yose ari kubarizwa akuri niyo mpamvu buriya nari kubajije buriya ahantu navuye hari akantu bari bansabye ko uzi ko ari nk'impanga business yanjye nibo barambwira bati nta kindi kintu waduha ndavuga bamugana mfite rero mase muri kuvugana turimo turavugana ndavuga mu Rwanda mfiteyo umuvandimwe urumva nzagende mubwire ko ibi babishaka ahubwo noshyiramo umwete ku buryo ninsubirayo nzagenda mbajyaniye sample nanjye mfite abanyaturukiya turi gukorana kandi buri muntu byacu barabishimye cyane twese ko twabishyizemo imbaraga n'umuryango wose n'abahungu bacu twese twabishyizemo imbaraga mwakudodeye iyo shati ni muri abakozi bawe byakorerwa iwacu naragenda noneho urumva mukagira gutya ku buryo none ndavuga nti ariko Peter nawe ahantu harimo uruhare rwe buryo cyagiye twicaye burambira ariko burya nugerayo umutako w'u Rwanda ntukawibagirwe ndagenda ndavuga mu Rwanda baraga designinga bagashyira ndavuga buriya ndiye n'ikindi kintu nabikubwiriye buriya hari imyenda ibera abantu bafite ubwanwa n'imyenda ibera abantu badafite ubwanwa ntabwo abantu babizi none uburyo umugabo udafite ubwanwa babwire kandi ibyo nababwiye noneho murebe urumva n'abahungu ba Peter uzi ko mwanyiciye umwana urabona igihe twabereye we nta kintu arimo gusoma umwana twabashije ntabwo umwana uri umukobwa wa se ni umukobwa wa se umukobwa ya papa niyo mpamvu wenda mu minsi utari uri n'ahangaha hari ibintu byinshi byagiye bihinduka nubwo nagiye kumuvuga adahari ariko vraiment nagushimira abahungu banjye cyane cyane kuri ubu ngubu mvuze ngo ari mu bahungu bahagaze neza muri kino gihugu mu byerekeranye n'imideli ntabwo naba mbeshye niyo mfura yawe niyo mpamvu abanga imfura na se barangana urumva kungana n'ibitekerezo byose wari no ejo bundi nagiye kubona mbona araduhamagaye turagenda convention usanga bateguye ibihembo abanyamideli donc twari turi muri departement y'abanyamideli wagemereza igihembo kirimo ahubwo ni ukukimena nk'akanje ariko rero twese tuba twafatanyije burya nk'umuryango tuba twazamuranye nubwo nyine ari wowe wagifasha ariko twese twagizemo imbaraga nyine twese iwacu dushyira turi hejuru kuko iyo ndebye ukuntu ameze ukuntu ari kwitwara azatugeza kure cyane ni byiza cyane abahungu bawe ni beza barasoma se ukuntu bakuze wowe ukuntu bakuze so muri hangana rero nibyo yari ari kuri pamwe kuvugana ko turi gutegura abandi banyamideli bashyashya ko twebwe twabanze kumera nk'ari pepiniyeri y'abanyamideli muri kino gihugu ku buryo n'abari kujyanuza i Burayi muri za festival za Dior zacu zose bari guca mu maboko yacu hari abo rero twatwaye gahunda y'uko bari kuzikuza uyu munsi muri hangana mbere yo kugenda bari ariko twari duhishije ko bisura umukozi soso wayibonye ariko ni umukozi cyane rero twari tunyuze hano kugira ngo turebe uzi ko kuva waza ntabwo twigeze tubonana tuze no mu famiye turebe tumeze gute byiza cyane ndabona niko n'akayebe karaje baramwitayeho oya amazi y'i Burayi rwose ni akagaruka rero mwareka tukagenda mwese byo ntabwo mwakiyanga umva twababwiye isaha bagomba kuhagera tumaze kurenzaho 30 minutes nta kibazo tuzabasura natwe urabyumva hanyuma noneho icyo twari tugiye kuri hanga tuzakira kwa Peter kandi murakoze cyane soso duherekeze ariko reka tugeze sawa mwakoze cyane turishimye natwe twishimiye rwose ntabwo twaherukanaga ni akagaruka rwose usibye ko nyine ibihugu bisigaye bigusumba neza byarakuze urumva akazi kaba kabaye kenshi twagiye hariya abanyeshuri bashya
biba ari ibintu bigoranye nyine cyane birumvikana nyine bifite akazi kenshi bamwe abantu amativiziyo atandukanye aha gusa nyine ndishimye nanjye ndishimye ntabwo nari nzi ko nkikubona bwa mbere sinzi ko tuzaba tumeze gutya umunsi umwe